faranga yanjye unyita icyo ushaka cyose. Ariko ikindi cya kabiri wumve yuko iryo zina uri kunyita atari iryanje. Ryo kunyita umuyaye. Kunyita tantine, kunyita iki si iryanje. Njye icyo nifuza nuko abasore babaza abakobwa umukobwa agukunze nta kintu agukurikiyeho. Imana nizajya ibaha ababakunda. Nabijya ibaha abababaza. Ijya ibaha abababaza. Ibaraburize. Nukuri ngereka nkubwire. Mani nimba umusore yifasha akakubabaza. Ese umukozi wo mu rugo akorerwa iki? Akorerwa ibintu byiza cyangwa akorerwa ibintu bibi? Yego. Ukorerwa ibintu byiza of course numva ko uri umukozi nyine. Yego. Uri umukozi ubayeho neza. Ako ukorerwa ibintu bibi njye buriya iyo umuntu avuze umukozi wo mu rugo kumva ko ari umukozi wo mu rugo ni ibintu bisanzwe. Yego. Ahubwo njye indirimbo ngiye gusohora ibumbiyemo byose. Ahubwo ibyo akorerwa. Ese umukozi wo mu rugo akorerwa iki? Akorerwa ibintu byiza cyangwa akorerwa ibintu bibi? Yego. Ukorerwa ibintu byiza of course numva ko uri umukozi nyine. Yego. Uri umukozi ubayeho neza. Ako ukorerwa ibintu bibi uhita uba wo mu rugo. Uhita uba umukozi wo mu rugo iyo ukorerwa bibi. Iyo ukorerwa ibintu byiza n'ubundi uba uri umukozi wo mu rugo. Ariko iyo ukorerwa ibintu bibi uba warenze kuba uwo mu rugo ahubwo uba wabaye ikindi kintu. Okay, uba wabaye umuyaye. Hari umuhungu w'ishiti yanjye nyine, hari umusore w'ishiti yanjye usobanura filime. Ejo ndi yamamagaye yambwira ngo hari umukobwa muhamagaye ngo aramubwira ati simba nifuza ko ngo yari yakoresheje ijambo muri filime aravuga ati ngo kano ngo reka ngatura abayaye. None bamuhamagara bamutuka uwo musore w'ishiti yanjye usobanura filime. Ndamubwira none sundi kuki wowe wita umwitume ati njye mba numva umuyaya nta kintu bitwaye. Ese buri icyo kintu kwita umukozi wo mu rugo ngo ni umuyaya haba arimo kumupfobya? Nakoze filime yitwa Agahinda Nikica. Agahinda Nikica yari ishingiye kuba uri umukozi wo mu rugo. Urumva ngiye ku bwanjye kuba wanyita ayo mazina yose nta kintu bintwaye. Yanyite umemba amafaranga yanjye. Ikindi cya kabiri uyanyite utaza kundiranja mu bwonko. Faranga yanjye unyita icyo ushaka cyose. Ariko ikindi cya kabiri wumve yuko iryo zina uri kunyita atari iryanje. Ryo kunyita umuyaye. Kunyita tantine, kunyita iki si iryanje. Mfite izina nishwe n'ababyeyi ntago bigeze banyita umuyaye. Nta nubwo bigeze banyita tantine, sibyo? Umenye yuko nubwo uri kubinyita si iryanje. Niswe n'ababyeyi. Ababyeyi banjye banyise gutya banyise Joyeuse. Gute uza kunyitira indi zina ritari iryanje? Joye ni icyo wabwira aba boss cyangwa abake cyangwa abamabuja. Nyine bita abakozi babo kari abayaye. Nago biba. Nyine bumva ko abo bantu badakwiye kubaho ubuzima nk'ubwo babayeho kuko babahema. Nta wigeze unyita umuyaye. Nta nubwo numva yuko bibaho. Ikintu nakorewe ntago numva yuko undi yagikorerwa. Ababikorerwa reka mbabwire. Buriya njya kuva mu kazi ko mu rwara umuntu wigeze kumbwira ngo nzahora ndi umukozi wo mu rugo. Nakundaga Juno, yarambwiraga Juno nta hantu mwahurira. Ntabwo bishoboka rwose. Ikindi iyi nzu mba mu nzu 40,000. Ntago uzigera kuko yaranyirukanye nanga gusohoka atama amafaranga yanjye. Iyi nzu wanze gusohokamo ntago wabona amafaranga kuyikodesha. Uzahora uri umukozi wo mu rugo. Narabuze atoke wamana we nimba uyu mubyeyi byavuze nimba ari nge wari uri mu ikosa reka akazi ko mu rugo ne kuza nzakagumemo nkuko yabimbwiye. Urumva nzakagumemo nkuko yabimbwiye. Buriya umukozi wo mu rugo udukurikiranye akaba yitwa amazina ayariyo yose nihangane n'iby'igihe gito. Ngo hari n'uwo urya ibiryo bitandukanye n'ibyo ba boss barya. Ihangane n'iby'igihe gito. Ngiye bambwiye yuko nazigera mva mu kazi ko mu rugo ariko amashimwe n'ay'Imana. Buri gushima Imana. Wahise ukora akaririmbo kitwa amashimwe n'ayawe Mana. Shimwa Mana niko indimbanje yitwa.
si wumva hari igihe mba ndi hafi aho ngaho urumva ko Joyeuse afite ibintu byinshi byo gushima Imana pe. Joyeuse hari abantu bagufashije mutaziranye ko bakubonye bifuza kugufasha, bifuza kugira ahantu uva naho ugera. Ubundi ibiganiro byawe nyambigeranya n'ibya Dore Imbogo. Njye mbona hari isano biba bifitanye. Sinzi niba n'abandi ari uko babibona. Uri kumva? Ariko usanga byiganjemo ibintu sometimes by'ibibazo, sibyo? Ariko n'ubundi biza bisa nk'ibijya mu bisubizo. Hari nk'ikibazo waba uhura nacyo mu buzima busanzwe bwawe bwa buri munsi ukavuga uti Imana ngaho ntabwo ndi buharenge. Ikibazo mura nacyo nicyo gukundana. Kandi watangiye umbwira ngo iki abantu bahereye ku munota wa mbere barabizi. Watangiye umbwira ngo nta gikomere kibirimo ngo ibyo bibaho. Ngo ni sawa. Nta ribi. None bibaye igikomere. Ikintu kimbangamira serious ntababwiye. Ni ugukunda umuntu. Kubera iki se Joye? Kubera iki gukunda umuntu bikugora byadanje ku buryo wumva ko cyamaze kuba mbese nk'iyo wari kujomba ku mutima iyo wumvishe gukundana urwara toruma. Yiba byamvagamo byibura nabyumva akaba ari rwo ndwara toroma. Ikibazo mfite nicyo gukundana. Nicyo kibazo. Nicyo kibazo. Ukunda ute se Joye ku buryo bituma bikubera toroma? Ikibazo mfite nuko ngira impuhwe. Noneho nkagira impuhwe nanjye ubwanjye nta hantu ndagera. So rero iyo ngize impuhwe niho havamo rwa rukundo. Rero kuba havamo rwa rukundo birambangamira cyane. Joye utekereza iki ku musore uzagukunda byanyabya kumva wikundira abandi bantu? Jesus man. Ngo nazankunda. Buriya simuvuga yuko abakobwa bakunda abasore babakurikiye amafaranga. Urukundo rw'iki gihe mwarugize urw'amafaranga. Nimuzigere murenganya umukobwa ukunda umuhungu amukurikiye amafaranga. Ntuzigere umurenganya n'umunsi n'umwe. Ubona biterwa n'ihe mpamvu wowe ku giti cyawe? Ngambwira usukuri. Of course umukobwa aragukunze n'amafaranga ufite. Urangije uramubwiye ngo ntabwo ubuzima wabayeho bukwemerera kuba wakundana. None uramufasha umusize hasi umugize nk'icyo utazi. Mani ibyo bintu bizamubabaza. Aguhaye umwanya we urangije uramusuzuguye uranamusuzuguza. Ibyo bizatuma agira toroma ahita avuga ati ntago nzongera gukunda umuhungu udafite amafaranga. Okay, noneho nimba nyanze kubera yuko we nta mafaranga afite kandi mwagafatanyije mukayashakana akakwanga mani akagenda gusebya n'ahantu hose, icyo gihe uwo mukobwa azagenda ashaka ufite amafaranga. Joye utekereza ko umuhungu ufite amafaranga umusanze we yagukunda atagukora nk'ibyo bagukoze hasi? Ngereka nkubwire ari njyewe. Ugisha kuri? Ari njyewe sibyo? Nago kuba umukobwa yakunze uwo muhungu atari uko abo basore bafite amafaranga batamushaka, baba bamushaka. Nabura nta mukobwa ujya ukundwa n'umusore umwe. Icyo kintu urakizi se? Ntabwo bibaho. Umukobwa aravuga ati ngereka nirengagize abanyirukankaho. Ngende mfatanye ubuzima n'uyu muntu tubwubake, twubake ubuzima bwacu dukore cyane. Mfite gukora muri njyewe ndakora. Nawe arakora afite ubwenge bwo kuba yatera imbere. Noneho umusore akamukatira. Joye Joyeuse ari kubivuga noneho nibyo nkumva neza wagira ibyo bintu byagize bikubaho. Ntutubeshye uvugisha ukuri. Joye nturire imbere ya kamera nawe nshaka kubona warize, kuko nanjye ndagukunda ariko sinshaka kubona warize, sibyo? Tubyihorere.
ubu ngubu aka kajambo mvuze ko kamukunda uri kumva byanze bikunze hari icyo gafasha. yakubwiye ijambo Joye ukundanye n'umusore ufite amafaranga wajya uyamwaka nawe wajya umukura. njyewe noneho ubu ngubu sibyo najyaga ndenganya abakobwa bakunda abasore bafite amafaranga buri impamvu babakunda nuko bababajwe n'abatayafite. Noneho abatayafite bigira abantu badanje, bigira abantu barenze. Ibaze nk'umusore akubwiye ngo umukunda akakubwira ngo uri ukuzimu. Uri ukuzimu. Umusore akakubwira ngo uri ukuzimu umukunda na se. Umukunda fukoze nagaru ngo tubyihorere ntare tubyihorere. Mana mbega agahinda Joyeze ubu ngubu nta musore wabona iki kiganiro ngo aza gutere tuvuga uti wa musore we ndi tayari ntihagire uza akaguha buri kimwe ntihagire uza n'abaretse Joye kandi uri kwibuza amahirwe hari abantu baba bagukunda. Amahirwe y'umuntu icyawe nawe kijya burangiye n'uzaza nzamubwiza ukuri. Dutema akaririmbo ntabwo ndiriwe kuririmba ndi mu bubabare ubu ngubu unjyanye mu yindi muntu. nta karirimbo ufite wakoreye abantu nk'abo koko nta na murongo ufite cyangwa akaririmbo nubwo kaba ari ak'abandi bantu ukavuga uti njyewe ni ukuri twagiye twaje mana yacu gusenga twese nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro uturindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira murakarama. Joyeze afite agahinda. Joyeze afite agahinda pe. Joyeze afite agahinda. Impamvu mba ndirimbye nk'iyi ndirimbo na ndirimbo njya ndirimba idafite impamvu nuko Imana ndayishimira kuko nyine yanyeretse ukuri iranandinda. Imana ngiye ndayikunda cyane. Imana ni igitangaza. Ni byose byanjye. Imana dusoza Joye dukurikije ikiganiro twaganiriye gira ubutumwa ugenera sibyo abantu wareba kuri kote y'aba basore bababaza abakobwa ariko n'abakobwa bababaza abahungu. Njye icyo nifuza nuko abasore bababaza abakobwa umukobwa agukunze nta kintu agukurikiyeho Imana nizajya ibaha ababakunda nabijya ibaha abababaza ijya ibaha abababaza ibaraburize ni ukuri ngereka nkubwire nimba umusore yifasha akakubabaza Imana ijya imuha nyine ijya umwereka uko ububabare bumeze. Uvuga ngo ari kuri wa mugani ngo wicishwe inkota azicishwa iki indi niko bimeze se koko uwicishwa inkota azicishwa indi uwicisha inkota azicishwa indi niko bimeze n'ubundi nyine wowe uri kuvuga ngo muri Bibiliya biri harya muri Bibiliya birimo kuwicisha inkota nawe azayicishwa. Uvuga ngo ijisho rihorerwa irindi uvuga ngo niba ngewe nkubabaje nawe ntabwo wansabira ko ubwo nanjye bazambabaze ako niko bimeze ngiye buriya nta muntu wambabaje ngo bibugwe amahoro ni ukuri kw'Imana. Turasoje mukore subscribe kuri Byose Media TV. Joye turagushimiye. Thank you nanjye ndabashimiye mwakoze kunganiriza Imana ibahumugishe. Nukuri